Ukuri kuboneka. Muraho neza bavandimwe, turabakiriye kuri ino cano yanyu, turabiyegereje ngo mwisange n'Imana ibahe umugisha. Jewe uhaye uvuga nitwa Nobel, mfite abatumire babiri bari hano imbere yanyu, ariko mbere y'uko mbiyegereza ngo bivuge mbanje kubiyegereza mwese, mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri, Imana ikomeze ibane namwe. Tugiye kumva abatumire bacu bivuga amazina yabo, niturangiza tuzi gukomeza n'ikiganiro cacu. Murakoze. Yego murakoze cyane, nitwa Nteziryayo, turi muri Des muri Iowa, nkaba twaje gufatikanya n'umuvandimwe mu iterane cy'amashimwe hano muri Illinois. Murakoze. Naje ku mazina nitwa Rukumbuzi John, nkaba ntuye naje Des Moines. Twese twaje gushyigikira mwene data kubw'igiterane ciwe yagize cyo kugarura Imana amashimwe. Murakoze. Uwo muvandimwe ko mudaha muvuga izina ryiwe, mwamuvuze izina ryiwe tukamumenya, n'abatamuzi bakamumenya. Yego uwo muvandimwe yitwa Ngenzi, ko yitwa Gasore. Niko nyine. Yego. Ni Gasore twarabanye cyane, Muyumbe Gasore. Asante cyane. Harimo cyane, ayo yose nayiwe kabisa. Kuko mubizi ino cano yacu niyo gucishaho ibintu by'iyobokamana gusa, twebwe nta bindi ducishaho. Ubwo ngubwo ngiye kubabaza gusa mu makuru makeya mu minota itari myinshi, mutubwire hejuru y'imihamagaro yanyu, kuko nzi Nteziryayo nk'umucuranzi, nkamenya Rukumbuzi nk'umuyumbe. Mugiye kutubwira uburyo mwisaze mu mihamagaro yanyu n'uburyo mwakiriye agakiza. Ibyo byose murabitubwire. Reka dutangirire kuri Nteziryayo, atubwire uburyo yakijijwe, nimba yo tubwira igihe yakijijwe, narangiza turaza gukomeza no ku bijanye n'umuhamagaro we. Ni karibu. murakoze cyane. Umuhamagaro uko nahamagara cyangwa se nakijijwe kuva kera kose bitangira nk'aho ari z'abana gukina se, mutangira mu makorari y'abana batoya, hanyuma uko ugenda ukura niko mugenda nyine muhindura za gahunda mukagera aho mubatizwa. Rero njyewe ndakeka nabatijwe kera, ndakeka ari kera pe, mu hafi muri 2008. Narima muri korari y'abana batoya, hanyuma basaba ko abantu babatizwa. Na gahunda nari mbifitemo cyane, ariko mbona ko abantu bagiye kubikora, nanjye nabatizwa. Kuva icyo gihe rero nahise mba nk'umuntu nyine mukuru ubatijwe, uzi ibintu agiye kujamo. Naho natangiye urugendo rwanje rw'agakizwa rwo guhamagarwa, kugeza natangiye no gukorera Imana ncuranga. Ariko nacuranga numva nyine ari ibintu byo guhabwa ingafani, sinari nzi ko bizagera kure nk'uku. Ariko ndashimira Imana ko yabanye nanjye kugeza kuri uno mwanya. Asante. Reka twumve umuvandimwe Rukumbuzi nawe atubwire uburyo yahamagawe n'uburyo yakijijwe. Twabanje nko kujaho mbese mu bintu bijanye n'ibyo bita ibyaha, gusa n'abantu babashe gukorera Satani kabisa mu buryo bweruye, uruhara mbese. Ariko nyine 2005-2006 nibwo nafashe umugambi, numva muri jewe kuko Imana yakomeje kuntumaho intumwa, abahanuzi babitubwira kenshi, baragaze ko dukizwa mbese tukabifata nk'aho ari ibintu tutazi, dusobanukiwe neza. Kugeza ubwo nyine icyo gihe 2006 nibwo Imana yadufashe kabisa, twisanga mu gakiza, bitewe n'uko ari umugambi w'Imana. Icyo gihe nyine nibwo twemereye tuhita tunakizwa muri Methodiste za Mwaro. Mwaro, abantu batazi ubwo ngubwo babwira ko Mwaro aherereye mu Burundi, mbese ni mu ntara y'u Burundi. Mwaro niho twabaga mu nkambi yitwa Gihinga. Aho birasobanutse kabisa. Murakoze cyane. Intego y'iki kiganiro durakeneye kugira ngo tubashe gutanga inspiration ku bantu batarakizwa,
hariho abantu muri aka kanya bagiye kubakurikirana ni ukuri batarakizwa, ahubwo iyo abantu bababwiye ngo bakizwe baza bibaza ngo ni ni ibintu by'abantu just for fun, ntaco bimaze. Ariko akabazo ngiye kubabaza ndatangira kuri Nteziryayo, ese kuva ukijijwe wari wicuza cyangwa se wari watekereza ngo ese wosubirayo? urakoze cyane ku kibazo cyiza. Ku bwanjye ruhande rero si kubera ko ntazi ngo ibyaha bikorwa gute ahanini, nk'uko njye ntabwo nigeze ngendera mu byaha ngo menye ngo ibyaha bikorwa gutya mu buryo noba nifuza gusubirayo. Ahubwo hari igihe wabona umuntu cyane icyaha umuntu aza abona agahita abona ngo ni icyaha, ni icyaha cyo kunywa inzoga. Buriya icyo iyo umuntu anywa inzoga ibyo biragaragara kandi uhita ubona ko ari umunyabyaha. Ariko ku bwanjye ruhande rwose nta experience ngira yo kuvuga se ndasubirayo sinzi ngo ni ibiki. Mba numva ngo ni ibyaha ariko ahanini simba nzi ngo ni ibiki biba byarakozwe ngo ntabikoraga icyo. Ahubwo muri uru rugendo turimo rwo kujya mu ijuru rw'agakiza, icyo nabwira abantu ni tubwitwaramo gute. Ahubwo icyo nabwira abantu ni uko uru rugendo ari urugendo rugoye ariko kandi rushobora bihanganye. Ni ukuvuga ngo tugomba kwihanganira buri kimwe cyose, ibyo tunyuramo twumva biduca intege, tugomba kwihangana tugakomeza urugendo. Nk'uko hatabayemo kwihangana habamo gusubira inyuma. Asante. Reka twongere tukibaze na mwene data Rukumbuzi, ese igihe wakijijwe, ndabizi icyo gihe mwakijijwe cyari igihe wenda cyari mu buzima busa nkaho butaryoshe cyane tugereranyije n'iki gihe. Ese icyo gihe wumvaga nk'umutima, kuko wavuze ngo wakijijwe abahanuzi, watumweho abahanuzi, hageze igihe se ureba situation urimo ukavuga ngo ngereranyije uburyo nari imeze ntarakizwa n'ubu nyine uko meze nkijijwe ndifuza gusubira mu byaha, kuko wewe ufite experience nyinshi mu buryo bwitwa gukungura hanze mu buryo butari bwiza. Ese wifuzaga gusubirayo cyangwa tubwire uko icyo gihe wiyumvaga? noneho uko bimeze, mbese uru rugenzi rwo gukizwa, gukizwa nyagukizwa ni uguhindura. Byitwa mbese niko guhindura imirimo wakoraga. Nimba warakoraga ibibi ugahita uhindura ugakora ibyiza, ni nko guhindukira mu yandi majambo. Nimba nari mfashe direction ikomeza ija ufate wenda nimba tugiye nka Dimweli, ugahita mpindukira nkaza ino Minoni. Mu yandi majambo masize ibintu byose byasabwaga gukora muri Dimweli, bangiye gukora ibindi bisha Illinois. Mbese ni urugenzi ruza rusaba nyine gusa ni nko kwimuka. Uba ugiye kuva mu mirimo y'umwijima ukaja mu mirimo y'umuco. Neza cyane. Ikindi navugaho, kera ndakibuka kera iyo bavuga ngo kera, iyo bakubwira ngo wagenda nk'ahantu bakavuga ngo ukaza nk'umupapa ngo se umwana wawe ubu ngubu barangana gute, yarakubwiraga ngo ubu ngubu iyo yakubwiraga ngo umwana wacu yarakuze asigaye yambara ipataro, ni ukuvuga ngo yavuga yuko umwana yakuze, ahita umenya ko umwana yakuze. Kuko kera abana bambaraga ikabutura, noneho yakubwira ngo uyu mwana waje asigaye yambara ipataro, ahita umenya ko umwana yakuze. Ni ukuvuga ngo kera nshaka kubihuza n'uru rugendo rwo gukizwa. Njyewe kera tukiri bato twumvaga indirimbo zivuga ngo iki gihe turimo ngo ntabwo ari icyo gukinisha. Kandi hari kera ariyo nibaza none umuntu ko ari kubyirukira mu gihe kitari icyo gukinisha, abo tugisanzemo kera bari mu gihe kitari icyo gukinisha, ubwo twe turi kubyirukira mu gihe kitari icyo gukinisha kigoye. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe rero, iki ni cyo gihe buri wese agomba gukizwa akitwararika agakiza afite, kuko turi mu gihe kigoye kabisa. Asante cyane ngo muvuze ni ukuri.
Pawulo, umwanditsi Pawulo intumwa, hariho aho yanditse aravuga ngo ibyarinda muyaje nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Ni ukuvuga ngo nimba yari atumbiriye inzira nk'uko mwene data yari avuze, inzira yari afashe imufitiye indamu nyinshi, ubwo yarayitaye yabonye ko ari igihombo. Munsi yaravuze ngo nabibonye ko ari amase, ubwo ni ukuvuga ngo yarahindukiye afata indi direction. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ngiye kubabaza hejuru y'imihamagaro yanyu, niturangiza nimumara kumbwira cyangwa se nimara kutubwira, muraza guheza abasore inama, kuko namwe ndabona mudashaje cyane, muri mu kigero cy'abasore. Muraza guhereza abasore batarakizwa inama, muhereze n'abasore bakijwe inama. Ndatangirira kuri Nteziryayo. Nanone agiye kutubwira hejuru y'umuhamagaro we, uburyo yatangiye gucuranga, kubera ko ubu nyine Nteziryayo hano muri Amerika ni umucuranzi. Ni uvuga ko ari muri bamwe b'abahead b'abacuranzi. Ni umucuranzi tubona mu biterane byinshi by'abayumbe, ibiterane byinshi by'amakanisa. Agiye kutubwira uburyo amaze kwisanga mu muhamagaro, amaze kumenya ko ari umucuranzi, uburyo wawakiriye gute Nteziryayo, wawakiriye gute umuhamagaro wawe w'ubucuranzi? urakoze cyane. Njyewe rero ibintu byo gucuranga nkuko ntabwo ari byo natangiye njye n'umukino umupira, nyuma nza kujya mu bintu byo gucuranga, ndetse mpura n'umukozi w'Imana Ndamayize niwe wambwiye ati ariko ndabona yuko uzaba umucuranzi mwiza kandi uzaja no hanze. Icyo gihe twari tukiba muri Afurika, ariko numva nyine ibyo ambwiye ntati n'ibijya by'abayumba hari nyine gushimisha umuntu, ariko ndabyumva bimbwira. Hanyuma ndabikomeza kugeza aho nyine naba umucuranzi ngacuranga, ariko nkumva ari ibisanzwe, ariko nyine abandi bakambwira ati ubikora neza kandi ukomerezaho. Ariko umuhamagaro rero w'ubucuranzi ni umurimo abantu benshi bafata nk'aho ubamo intege nkeya cyane abacuranzi, kandi ikintu nje kimumfashamo ni uguca bugufi. Iyo uca bugufi muri uno murimo, Imana iragufasha ibana nawe. Ndabizi ko abacuranzi benshi baca bugufi babikora neza, ariko uyu murimo urasaba guca bugufi, ukumva abantu watumigwa hatabaye impamvu ikomeye ituma udashobora kuboneka. Abantu bakubwira icyizere, ugomba kubona icyo bagutumiye waremeye, apana ku munota wa nyuma ngo byahindutse ngo ntabwo tubonetse. Icyo gihe bagenda bagutera icyizere, bigatuma hari utaba ugitumirwa nini kuko baba babona ubikinisha cyane. Ariko kuri njyewe mbifata nk'umurimo w'Imana kurusha uko nobifata nk'aho ari nk'ibintu bimeze nk'akazoya. Njyewe nk'uko ntabwo nabyize ngo nishure, ngo byaje gutyo nyine n'ubwo Imana yabimfashije. Niyo mpamvu mbikora mbikunze kandi nkaca bugufi cyane. Ikintu rero ikindi nabwira aba bantu b'abacuranzi, ikintu cya mbere gituma umucuranzi aba mwiza kurushaho ni uguca bugufi. Asante cyane. Iryo jambo rigiye ku bacuranzi kandi baryumve neza kuko rirabareba, kandi si ikintu gishasha kibaye, ni ikintu dusanzwe tubona mu bacuranzi. Ubwo ngubwo ibingibi birabareba. Reka tubaze Rukumbuzi, agiye kutubwira amaze, kuko Rukumbuzi mu Burundi, jewe nabaye mu Burundi na Nteziryayo yabaye mu Burundi, ariko Nteziryayo yaje no muri Amerika kera, ariko Rukumbuzi ndibuka ko hari ibiterane nka bingahe twabanyemo. Yageze iwacu je nari ntuye mu nkambi yo mu Burundi, yo mu Kavumu mu Cankuzo. Iwe yari atuye mu Ruyigi mu Bwagiriza, ariko yazaga mu biterane. Icyo gihe twari tukiri batoya, tukibareba tukabona nyine ko ari abantu bahagaraze mu gakiza, abayumbe. None ga ni abayumbe bazaga bakadutaramisha. Agiye kutubwira amaze kwisanga mu muhamagaro wo gusenga n'umuhamagaro n'izindi mpano ziwe afite, wenda tutazi, nimba atari ibanga yozitubwira, ariko nimba atari ibanga yozitubwira, kandi nimba abona ko atazisharinga mu bantu nta kibazo. Ariko amaze kwisanga mu muhamagaro wiwe akora, yabyakiriye gute?
ni irihe somo wabikuyemo? Karibu. yego murakoze cyane. Urumva kuva igihe mpamagawe nyine, urumva umwuka mbese nk'ubuhanuzi bwadusabye guca muri korali, ariko ntitwari tuzi kuririmba mu buryo wenda nagaragaza nko kuririmba nko mu rugo, abantu bakanyiyama bakambwira ngo reka mashe kuba dusobanura dushoboye icyo kintu si cyawe kireke. Ariko nyine duca muri korali turangize tuyikoreramo, bangiramo n'umuyobozi, nabayemo konseye, mwarimu wa korali, visi perezida na sekreteri, nagiye nkoramo ibiti nyine byinshi bitandukanye. Nyuma yabwo nza gufata umwanzuro wo kuva muri korali, kubera ko ariko umwuka yari yarambwiye. Umwuka aravuga ngo tuzakeya minisiteri yitwa Come to Jesus, tuhita tuyikereya kugeza ubu nyine igeze kure cyane. ndayizi. yagiye ivukamo nyine, bagiye bahindagura amazina, ariko zagiye zivukamo izindi, igenda yagura izindi minisiteri z'abo bantu nyine twatangizanye nabo. Bagiye batandukana, abantu benshi bamaze kuza no hanze, n'abandi bacari Afurika. Nyuma yabwo rero duhita dutangira icyo gikorwa cy'iyo minisiteri cyo gusenga Imana. Twabaga mu mahombe gusa, jewe igihe cyose nabaga i Mwaro twari mu mahombe. Wenda akanya gato nagiraga kari ako kuja ku ishuri, twava ku ishuri amakayi twari twarayafashe tuyashyira mu mahombe. Wenda loisir ntoya twari kuja kwitere kubera ko twakinaga akabumbu, ariko ibindi bikorwa byose byo mu buzima busanzwe twabaga mu mahombe niyo twari twarimukiye. Bituma rero Imana igenda idukuza mu rundi rwego nyine rwo kumva ko igenda idushitsa mbese mu myanya ikwiriye mbese ikenewe. Duhita tuhagira ibihe byiza cyane, cyari igihe cy'ubuzutse bwiza cyane. Turangize tuva za Mwaro tuja mu Buhigi, bitewe nyine n'impamvu runaka z'ibihugu z'igihugu cy'u Burundi, batwimura mu nkambi y'Imwaro tuja mu nkambi ya Ruyigi. Nabwo duhita dukomereza nyine kubera ko twarajanaga twisigana n'abo twari turi kumwe dufatikanyije. Icyo gihe nyine bamwe bahise baja hanze, bagenda mbere, bagiye bagenda mu muziki bitandukanye, bagenda mbere yacu cyane. Ariko ndashima Imana kugeza uyu munota, natwe kuba twaraje n'abandi benshi bagiye baza, twagiye dukorana umurimo w'Imana. Kuko wari uvuze cya gihe nyine twazaga iriya za Kavumu tuje mu biterane gusa, twakoraga ibiterane kugira ngo dufashe abapfubyi n'abapfakazi. Ariko twarubwira gusa ngo mbese igikorwa Imana yatangije muri twebwe biriya ni kwivuga ngo duhumure, iyo yatangije umurimo muri twe neza anawusohoza. Nta mpungenge tugomba kugira, kubera kuko icy'ingenzi ni ukuzirikana gusa umuhamagaro. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Tugana ku musozo, ngiye kubanza kubaza Rukumbuzi ibibazo bingahe abantu tuza twibaza tugereranyije ikiyumbe cya kera, ikiyumbe cya ba Muzehe Serende, bajya abayumbe b'ibyitegererezo tuza tureberaho. Twavuga ko ari abantu babaga mu mbaraga simusiga. Imbaraga ni ukuvuga ngo imbaraga batangiranye nizo bari bagifite, ariko urebye ubu nyine abayumbe b'ubu turi abantu dukizwa, ariko nyuma y'igihe gitoya tukagwa. Ese kubera iki imbaraga bariya ba kera bagiraga atari zo tugira ubu nyine? Kubera ko bariya ugiye kureba tugira amateka y'uko bacaga no mu madirisha banezerewe. Ese kubera ko ubu nyine tutaza tuyacamo kandi Imana basengaga ariyo Mana dusenga? Ni ikihe kintu bakoraga twebwe tutaza dukora? Murakoze. Noneho uko bimeze, uranyihanganira uko musubiza kose, bizaba bitewe n'uko mbese muzumva n'uko bitaha. Nta kibazo kabisa. Icyo nzi cyo neza, ijambo rya mbere kugeza uyu munota, bitewe n'ibihe turimo, ibigusha
ni byinshi kurusha ibya kera. Icongeyeho kandi amayeri y'isi cyangwa se y'ibihe tugezemo nayo ubwayo Bibiliya iravuga ngo tujane n'ibihe ariko kandi ngo ibihe bikazadutegeka. Yani majambo tuzi ko muri ibi yavuze ngo ibihe bikabamareho imbaraga z'umutima. Yani majambo tuzi ko na Pawulo yaravuze Pawulo nawe yabivuze aravuga ngo mbese mu bihe bizaza mbese Yohana yarahano aravuga ngo hazabaho ibihe birusha kandi ngo mbese ibyo bihe birusha bizaba bizabwiriga ibiti bizaba byabibwirira abantu cyane. Kugeza uyu munota ikiyumbe ca kera ijambo rya mbere bari bafite icyo bita mbese niyo byita nk'aho ari atmosphere nziza mbese umutekano usa nk'aho uhagije. Buriya mu buzima busanzwe nubwo tutashaka nko kubitinya kubivuga cyane nimba uzi urusengero rw'umwuka n'umubiri akenshi umubiri wawe utujije utekanye uri hamwe uguwe neza umeze neza bihita bituma n'umuntu w'indani agubwa neza. Akarusho noneho iyo watangiye ku muntu w'indani akaba muzima mbese akaba arakeye atunganye bisaba umubiri koroherwa kugubwa neza. Rero kuri none icyo numva bya bihe nari nishatse kukubwira mbese abantu bagiye bivanga n'amahanga bituma abantu bagenda basa n'abishushanyije. Kuri none habayeho kwishushanya kwinshi cyane bitewe n'ibyo bihe basanga bamwe ko baritirigura igikorwa cy'ubuyumbe ariko nyamara kandi atari abayumbe bigatuma noneho bagenda bagira batukisha iryo zina ry'ikiyumbe bigaca noneho muri rya jambo Bibiliya ivuga ngo hariho bamwe baseseye muri twe bihishwa kandi bazanywe no gutata umudendezo w'abana b'Imana. Noneho bya bintu bigaza bisigara bituma abantu bacanganyikirwa bakumva ikiyumbe cyavangiwe mbese ko kiravangirwa n'abantu batari abayumbe bashaka gusa ngo nabo batukishe izina ry'ikiyumbe. Naho keraga abantu ijambo rya mbere rishatse kugutandukanyiriza ry'abayumbe ba kera n'abanone hari ibintu kabiri bishatse kubongereraho abantu ba kera bagire ikintu cyitwa ubufura. Ijambo ubufura buriya tuzabona ko biriba ngo mbese ngo impore z'Imana ngo n'imfura zo mu isi yishimye. Nyane mu jambo hari ubufura iyo ufashe ubufura ukabushiraho mbese ubukristo haba hari ikindi kintu mbese haba hari undi mwambaro wambaye. Imfura rero ni umuntu wese mbese w'intungane umeze neza utitaye ku by'isi utitaye ku bishungo n'ibishukoshoko zose mbese biriho kuri none. Icyo ni cyane. Icya kabiri bari abantu b'inyangamugayo bakaza baje gukora igikorwa bakagikorana isuku nziza cyane kandi noneho igiboga byari ibingibi by'abantu benshi basa n'abakurikiye piyano basa bagakurikira senti bagasa nkaho umuyumbe wese ari igisirimu hoyaye. Umuyumbe ni umuntu ujana ubutumwa mbese wahamagariwe gushitsa ubutumwa ku bantu. Mu yandi majambo ibyo bintu ni itandukaniro rikomeye bari bafite byiza kuri none nyovugaho risobanura itandukaniro ry'abayumbe ba kera n'abayumbe b'iki gihe. Mbese ab'iki gihe usanga nyine araza wenda akijijwe azanywe n'umuziki. Abantu benshi kuri piyano hari ikintu zikora azanywe n'urugomo ukamusanga kwega umuntu kubera mizike kuriya yo ni ubwayo ifite ubundi buntu izivuga ikavugana n'umuntu mu buryo bese bwa melody nyine akaza yumva karumva bineza neza. Kandi abenshi baramenya gutandukanya umunezero ngo batandukanye n'ibyishimo. Kuri none abenshi bazafatwa n'ibyishimo ukamubona nyine umuntu umuyumbe yabaye umuyumbe mpamvu z'ibyishimo gusa ariko umunezero uva ku Mana n'impano
hari ibyishimo ushobora kwishima wabyaye, mm, ushobora kwishima wabonye ikindi kintu mbese gisha muri wowe utarusangamo. mm, ariko ikintu navugaho nje ku bayumbe ba kera mm, bari abagabo b'inyangamugayo, mm, mbese b'intwari b'imfura, mm, mbese abagabo mbese bari bazi icyo bagomba gukora kandi bakagikorana isuku cyane. mm, bari basa n'abantu mbese bari macuwa, bafite ubwenge buri rwego, mm. bakoranaga igikorwa cyabo cyose ubwenge, inama zose zari imana gusa. Urakoze cyane. Ngiye kongeraho, hariho umuntu umwe yaravuze aravuga ngo hariho abapagani b'imfura barahaba bake, ariko aravuga ngo umukirisitu ngo wese ni itegeko. Hariho akajambo abongereza bazavuga ngo you have to, ni ukuvuga ngo umukirisitu ngo wese akwiriye gutunga ubufura. Nibyo abapagani b'imfura barahaba bake, ariko ngo umukirisitu n'ubufura ni ikintu kidakwiriye gusigana. Urakoze cyane. Rero tugiye kubaza Ntezi ryayo, urebye mugiye guheza inama abacuranzi, usibye abacuranzi uri n'umuyumbe nawe uragira inama zibiri uhereza, ni ukuvuga ngo uragira inama zibiri uhereza abayumbe, ugire n'inama zibiri uhereza abantu b'abapagani. Niturangiza turaza kubaza na Rukumbuzi nawe tugana ku musozo. Karibu. Nakeka atari njye experience cyane kurusha abandi, ariko icyo nzi ko ni uko izina kwitwa umuyumbe ni ikintu gikomeye kandi kiremereye, mu buryo umuntu arashobora kunyita umuyumbe, ariko nyine mba numva ku bwanjye ruhande ntari umuyumbe. Sinzi uburyo umuyumbe kuba, mba numva ntari umuyumbe cyane nk'uko sinkunze kuba mbirimo cyane. Rero nta kintu nababwira batazi, gusa no kubaha Imana no kuyubaha, ibyo birahagije pe. Asante cyane. Ikindi wari uvuze ni hejuru y'iki y'abantu batarakizwa bakenera kuza mu nzu y'Imana, ariko ibintu byose bakavuga ngo ejo niho nzabikora ejo. Wobabwira iki ku bijyanye n'uburyohe wasanze muri Kristo Yesu? Icyo nababwira cyo, iyo kera umutima wakubise ngo ngwino kwa Yesu, ntugomba kwirindiza ngo ejo ntubuze ejo ikizaba gihari. Ni ukuvuga ngo umutima wamaze gukomanga ukumva ko ari aho wakiraniwe ushaka kuza mu nzu y'Imana, ni karibu rwose. Abana b'Imana barakwakira, ukabona ubwiza bw'Imana. Rero nta kindi twaremewe kugira ngo duhimbaze Imana, kandi nta muntu waremewe kuba umupagani. Nibyo abantu bikora, ariko ni byiza yuko twese baza tugafatikanya umurimo wo kuja mu bwami bw'Imana. Hari iyindi nama wowe ufite ku bacuranzi wenda? nta nama mfite, kuko sinzi ibyo baba bakeneye kumva, ariko cyane kimwe gikomeye kurusha ibindi ni ukubaha Imana. Rero tugiye kubaza Rukumbuzi tugana ku musozo, agiye guhereza inama abayumbe bahari kuri ubu, anahereze n'inama nawe abantu badakijijwe, kugira ngo nabo baze muri Kristo. Karibu. Ijambo rya mbere reka ntangirire ku bantu, mbese wari uvuze nkore inama zibiri ku bayumbe, inama zibiri ku bapagani cyangwa se abantu bataraza. Reka ntangire ku bantu b'abapagani batarakizwa. Agakiza ijambo rya mbere, Bibiliya neza uko ikita n'impano iva ku Mana. Byanga byakunda igihe cyawe cyageze gukizwa, Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo gufata. Urabona nawe ko Bibiliya itubwira ukuntu yatunguye Pawulo, kandi yari afite gahunda mbi yo kugenda atoteza itorero, ariko Imana iramutungura, wamuca uramutungura, Imana iramufata arakizwa. Umurinzi yahise avuga nyine ngo wibuke ko Pawulo nawe
mm, yamufashe imutunguye. mm, Ni ukuvuga ngo igihe cyose mm, ubutumwa bukaba buvugwa hano ku isi, mm, abantu bagira umwete wo kumva mm, no kumvira icyo ijambo ry'Imana risaba mm. kugira ngo babashe gukizwa. Asante. Hanyuma Ubayumbe. ku bijyanye n'abayumbe, Mm, icyo navuga gusa jewe ni uko cyane cyane mm, bagomba kugira ubushishozi, mm, ubushishozi mbese kugira ngo babashe kumenyana ubwabo. mm, Icyo ni ikintu gikomeye cyane. mm, Abayumbe mwamenyanye mm, muzamenya n'uburyo mukora igikorwa. mm, Igira kabiri, bagomba kwita ku bwo gusenga cyane, mm, bakagira amasengesho, kuko amasengesho ni ukuganira n'Imana. mm, Iyo musenga cyane mukaganira n'Imana, Imana izigenda ibahishurira mm. uburyo mugomba gukoramo umurimo. Asante. Cyongeyeho bagahagurukira mbese kugira ngo baje mu ivugabutumwa, Mm, bagende bamamaza ubutumwa bwiza. mm. Icyo ni cyo cy'ingenzi n'ibyo deni dufite kuri ino. Asante, murakoze cyane bavandimwe. Hariho mu rwandiko rwa Petero rwa kabiri, tibeshe mu gice cya 3 hari aho yanditse aravuga ngo kuva kera kose twabayeho nk'uko Nteziryayo yabivuze, twabayeho tuza twumva ngo turi mu bihe by'imperuka, ngo Kristo karaza. Ibyo bintu tubikuriramo, noneho bamwe bagera igihe bananirwa bavuga ngo ese ngo Kristo ko yatinze kuza. Ariko Petero arandika aravuga ngo icyatumye Kristo yatinze kuza ni uko hari abagikeneye ko bakizwa, ni uko akeneye ko nawe utarakizwa, nawe uhawe tureba kuri televiziyo, akeneye yuko nawe ukizwa. Icyo nababwira abantu batarakizwa, nubabwira ngo nimuze muri Kristo, hari ikibanza haruguruye. Sinzi nimba hari inama cyangwa se nimba hari ijambo noba nabaniganye wenda mwifuza gusangiza abandi, kandi nimba ntaryo twasoreza hano ikiganiro. Wenda icyo navuga cyane ni ukugushimira kuba watekereje kuduha uyu mwanya kugira ngo tubashe gushikiriza ibyifuzo cyangwa se kino kiganiro ku bantu bose badukurikiranye, kugira ngo bazabashe kuzumva neza y'agaciro. Asante. Kandi cyongeyeho turashima kuko Imana yaduhujije kubw'impamvu zo gushikira nyine mwene data mwarimu kubw'amashimwe. Turashimye cyane Imana yabamugisha. Murakoze. Hari ikindi kintu numvishije umutima wari umbwiye, akindi kintu abayumbe tudakwiye kwibagirwa: gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no kubaha Imana nk'uko Nteziryayo yari yabivuzemo nawe. Icyo kintu sinzi uburyo mucumva, ndibaza naco ni ikintu dukwiye kwigengesera, tudakwiye gusiga inyuma: gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no kubaha Imana. Icyo naco ni ikintu kizadufasha kuja muri urugendo rugana i Siyoni. Rero ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, naho utaha. Murakoze. Murakoze.